ishakiro ry'amakuru yizewe. Abantu bose badukurikira turabitsa gukora subscribe ndetse na share na comment kugira ngo murushe gusangiza ibitekerezo byanyu. Muri kano kanya dukoze urugendo rutari rugufiya cyane ko tumanutse ibisozi tuzamuka ibibaya turatambika turazamuka tubagire kuri wa muhungu wanyu witwa Eric. Eric amakuru ni meza ndabona ari binari furushenti. Kuramba no kuramuka turarimera umwana. Hano se hantu tugeze ngo ni wawe. Aha ni kwicundi ryanjye. Ubu ni ukuvuga ngo iyo ngize amahirwe ngakurubuye muri akajob. Ubwo bitangura kabunda nkayimanukana nkabwira Firate wanjye ati Firate tuyu munsi nagobore. Eric ni muntu ki? Eric ni muntu usanzwe nk'abandi akibyo kata ari mu rwego rwo hasi nyine. Nabashobozi yari yagira nyine. Hari ukurambuka kuri no si ya duniya indi si ni yabazima nyine. Eric twumvise ngo jone ngo baragufunguye ngo sinzi ibintu wari wakoze ntagira ngo utanga amakuru yimvaho ku bantu badukurikiranye kano kanya. Ukuntu byari bimeze yewe nari ndimo gutembera noneho ngerageje nimugoroba sizeri n'igice nago nari ifite ikindandamuntu na kopi kofi nari ifite ubwo nari ndimo kwitemberera kwibarabara noneho mitana mura n'abashirikare ababyeyi bacu b'iki gihugu baduhagarariye hangati zana kopi kofi zana ikindandamuntu bati nagishije mu rugo zana kopi zana mituberi ndabati na mituberi nayo ufite yebabawe ubwo barambwati imbere tujye turakurarana none yewe narababwati good night none ngeze imbere bankubise bangaruje umugeri nkwaje trigatuba wa mabase tigaruka umugeri waje trigatuba wa mabase sokodenye garuka ubwo ngewe nese mbabwati amushore urumva bera ngo amushore ubwo turakomezana nashidutse nyine nibonye kuri polisi mu bantu abantu bavuze ngo warafashe umwana ku ni nk'agahoma munya nyine nakoreraga mabunyo na data bunya ahantu mbakorera akazi ko mu rugo nkora amezi 4 nadahebwa kandi bankoresha nkagatuma mbwezi imirimo yose nikora nkubura nkaho ndi filo doganare ndi filo donori noneho rero narangiza nafanya reka namazi imisi 2 nababwa ati rero mabunyo ngiye kukurega kwa nyumba ngumi baba amafaranga yanjye bayanyishurire mabunyo yatangiye kwambwira ati mbabarira wowe urashaka iki itono ndaje mwishure yarabirebye yafashe yameze nk'umuntu ushaka kunyigereraho igikakarubanda yafashe ibimyira bisiga ku gasina k'uwo mwana we agasina maha hagati agasina k'umukobwa nyine k'umwana we yakoze iki yahise telefone haje baza banjyanye nk'uko batwara umugwayi kuri burandani banirukankana shero imodoka ya ambulance nije kwiruka. None se eri twabonye mu nzu yawe harimo Bikiramariya hano uba kucyushyira Bikiramariya mu nzu. Bikiramariya uramuzi? Bikiramariya no mubyeyi mukuru cyane uruta ababyeyi batobyaye kuko ni uduhagarare no mubyeyi mwiza cyane. Nase Bikiramariya ikintu usibye ngibyo ni iki? Iyo bari kwa padiri imbere padi yambaye ari amakanze ye udumbera ndimo baririmba Bikiramariya yari myatazi Mariya mubyeyi umva bagusaba uteneye urucundo byiteje imbere uri nyina wa jambo uzare ngo ni ikintu Bikiramariya yateje. Urabona Bikiramariya yabyaye Yesu ariko kugira ngo mubyare nuko ni bya bindi kuko nkuko Imana yagiye gusunda Adamu na Eva noneho Adamu na Eva aramubwi Imana yavuga ati muzambabarire nimuzajya urwo rubuto Adamu na Eva ati gwari umuzabibu kombe cyari gihaza cya nyiranuba noneho Mariya we ngo ahurehe n'ibyo ngibyo
amusore reka ngusobanure iyo ngingo yindi. Adamu na Eva aramubwira ati Mana ntabwo tuzarujya. Imana iragenda ishyira ku icundi iwe mw'ijuru nyine ni ku icundi ryayo nyine ahantu yibera. Noneho Adamu abirebye abwira Firate ati feri banjye ati ngiye Meva ati ngiye kwitemberera. Meva se yarebye akareba ati wateka rwa rubuto afata cya gihaza cya nyiranuba aragiteka. Amaze kugiteka Imana igaruka kubasunda Yesu wabambye karuvatira yasanze Adamu na Eva haba no kwambara mariyadomi babonye Imana ije kubasunda birukaza hari ikintu bari bambaye. Ntabwo nkunda kuba ndi umuntu wabyenda guseta kubera yuko isibye ikoranabuhanga ryaje kuri nosi yaje ubu ngubu kukabura ku mahacapu kuri Facebook kuri giterenefi ugasanga ye ni space nyari. Dore Firate wanjye niko Firate usuhuza abantu bashiti nyine basuhuza ari robi yo Firate riko sheri banje abonye ni wandi najyaga mbabwa ndi kwitaba nakwegera hano nakwegera hangaha nabo bamureba atazajya n'inkumi aba akagira ikirarahundo cyaje gushuratura kije kwicundi ryanjye kije kureba feri banje Firate kandi njya gutuzanaswezwerane reka feregitation ntabwo nari nazibona zose maze kubona feregitation ziri munsi ya Disney ivuga televiziyo wa satelite 16 aratari supermarket ni maribondi kaka ni varya kubirindira naka kandi ubu njya kumurambagiza byabaye intera nini cyane none nafataga arikote nari ifite nyine akajya ngo ni pasiteri nabwo ngubwo nkagenda nyine nkagera ku icundi iwabo ubwo ngatanya mu bwate none se sheri wanjye niki kumara kukubona nahise njya muri mudu numva ngewe mvuye mu byanjye ubwo nangira kuza kukure ku mutima wanjye nukuri sheri wanjye sinzigera nkubabaza none se nukuri mbabarire nzagukorera ibyo ushaka muri iyi si y'Imana ariko ndanezerewe kubunyereza ababyeyi bawe ukanyereka databukwe ukanyereka mabukwe nanjye ndukuri ndanezerewe. Nagiye nkubaze uko ufite umugore mwiza ufite ko bazamugutwara reka ubu ni abanda rinini nakoresheje. Ubu ni ukuvuga ngo kwa mabukwe bamaze kumbona barambwira ati umukobwa wacu ntabwo ari ikirarahundo. Bishatse kuvuga iki? Ikirarahundo umuntu ukunda kuba yiruka mu bagabo mu basore abasore bamuterekera amaso. Oya ntabwo nirukase mu nyumi ngewe ntabwo nakwirukanka mu nyumi nge navuye atereka shakire rimwe mera umurase ari benshi nditanyare. Noneho rero akambwira ati je kubwanjye rero ufite iwawe kwicundi ndavuga ati ndishari bati ndarifite hano romaze kubaka maze no kubaka igipangu cyanjye neza gikomeye. Waramukoye se inka Paul Kagame yari yarayingabiye kera baranze turiye umaze kwigera hejuru. azashira witwa amwita musabye Imana. Yes abandi karuvoti amusore ivugire Firate sheri banje ivugire izina ryawe sheri ivugire izina ryawe ego sheri banje nukabura icyaka kiganza ngo nerera impinga ngo njyahirengeye zakubera byose sheri mubwire izina ryawe. kubwira witwa nde? Nitwa Dusabimana Dorcas. none se Eric mwahuye gute? Twahuye gutyo nyine n'Imana yari yabishatse iraduhuza. None se Eric umukundira iki? Subwo sinzi ukuntu nabivuga. Kuki se Eric wamuhisemo mu magana y'abandi basore? Ukubera yitwaye neza.
gute rero tumenye ibanga ngwino fate ku rutugu sheri najya fata ku rutugu sheri mbabaranye ntukagire isoni uri hano muri iyi si ariko mbabarira tubwire nirihe banga Eric yakoresheje ryatumye muhita mu mugana n'abandi basore baguteretaga ibanga nyine nuko nyine sinzi uburyo nabivugamo urumva nyine abandi basore yarabaganjije arantwara ibanga ryo yakoresheje niriye ngo natwe tuzarikoresha none se ibanga sinzi ibanga yakoresheje ntago narimenya ni Imana nyine iba yabikoze nicyo kintu Eric ajya gukora ugaseka ubwire sheri tubwire niki utuntu ajya akora nkaseka nyine hari igihe aririmba nkaseka ntajya nk'iyo ndirimbo aririmba nyinshi ntago nabimenya nk'izihe nta kamwe se nk'ako kantu maze kuririmba mu kanya yene nkawe nkako cyangwa se kujya umuririmbira yamuririmbira njye ndirimba bivuga ngo ngarutse imbere yawe Yesu karirimbe rero nawe munajyane muntu nk'umuntu karirimba twagiye oya ngo ngarutse imbere yawe mwami ngaruwe nukugushimira kubyo wankoreye njye wa mugore naje iwawe naniwe ndushye kandi ndemerewe nari mfite ibibazo bikomeye cyane ntawari kuntabara nta n'uwari kundengera data ndabyibutse byose ngaruwe no kugushimira Yesu warakoze mwese muri abahanzi ngo ninjye Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe.